Tubanje kubasuhuza mwebwe mwese mukurikira channel yacu ibiganiro tubagezaho kuri Aloys 250 nk'ibisanzwe, tubifuriza amahoro n'imigisha y'Imana kabisa, mukomeze guhirwa mu byo mukora byose bya buri munsi. Tuje kubagezaho inkuru cyane cyane abakristo gatolika, tubifuriza kabisa umunsi mwiza, kuko ari inkuru nziza kabisa yuko papa mushyashya yamaze kuboneka. Kuri uyu mugoroba nibwo umwotsi w'umweru kabisa wazamutse muri kiliziya ya Petero kabisa hariya mu Butaliyani. Umwotsi w'umweru ugaragaza yuko papa yari amaze kuboneka, cyane ko ababiheruka mu masaha ya saa sita hazamutse umwotsi w'umukara ugaragaza ko yari yawe. Ariko ubu ngubu tuvugana kabisa yamaze gutangazwa, yitwa Leo, ni umunyamerika, yiswe Leo wa 14. Ubu ngubu papa mushyashya kabisa arahari, yamaze kugeza ijambo ry'ibanze ku bakristo. Imbaga y'abakristo yari iri imbere ya Mutagatifu Petero aho amatora yaberaga. Ubu ngubu ni ugutegereza ikiri bukurikireho mu kanya kari